Reka tubifurize kugira ibihe byiza mwebwe bakunzi ba Idembe TV, tubashimire kandi mwe mwamaze gukora subscribe ndetse namwe mutajya munahwema kuduha ibitekerezo tugomba gukurikiza kugira ngo amakuru ajye abasha kubageraho ku gihe, tubifuze rero guhirwa muri byose kandi tubasaba gukora share ndetse no kuduha komantere y'ibyo muba mwifuza ko twabasha kugarukaho mu minsi iri imbere. Amakuru rero azindutse avugwa muri iki gitondo ndagira ngo mbabwire yuko hanze aha ngaha abantu imbuga nkoranyambaga zigiye kuzatuma bamwe umuntu yavuga yuko rwose baba barimo barakomanga ku miryango ya gereza basaba bati nyamuneka nimudufunge. Iyi nkuru tugiye kubagezaho ni iy'umusore umaze iminsi abica bigacika ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu benshi bagumye bibaza bati se uyu musore ni muntu ki, uyu musore agamije iki, uyu musore se ubundi icyo agamije muri rusange gituma atangaza aya makuru ni ikihe, ariko mbabwije ukuri ko uramutse wumvishe igisubizo yasubije wavuga uti se uyu muntu yari we cyangwa ntabwo yari we. Ni amakuru dukesha ikinyamakuru igihe.com, amakuru amaze amasaha abiri agiye hanze, ku mutwe w'iyo nkuru haravuga hati amakuru mashya. Ni amakuru avuga ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Hategekimana Emmanuel akurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura. Uyu Hategekimana Emmanuel yagaragaye kuri YouTube ari gusobanura ko ari umwe mu bantu bahawe inshingano zo kwica Pasiteri Theogene uzwi nk'inzahuke hifashishijwe imbaraga z'umwijima. Hanyuma ni amakuru abantu benshi bagiye bibaza bati se uyu musore ni muntu ki, uyu musore arakoreshwa n'iki, uyu musore se koko yarabikoze, uyu musore koko se ibintu avuga bifitiye igihamya. Ariko kimwe mu bintu bitangaje kandi bavandimwe nabagiraho inama ni ukujya abantu babanza kwitonda mbere yuko babasha kuvuga. Igisubizo uyu Hategekimana yasubije RIB kiratangaje. Hategekimana Emmanuel yavuze ati ubwo yabazwaga na RIB ku byo yatangaje, yavuze ati burya rero nabikoze ngamije kumenyekana.